byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe slogan yacu ni iyihe? Twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. So ku mbuga nkoranyambaga bamwe baba batukana, basebanya ndetse n'ibindi byinshi cyane muri showbiz yacu nyarwanda. So twebwe iki kintu tuza tukaganiraho tukumva ngo impande zombi ngo bimeze bitya, bamwe bari gutukana, bamwe bameze nabi. So muribuka ko mu minsi itambutse nk'itatu twakoze ikiganiro cy'uwitwa Bosco Empire yaherezaga gasopo uwitwa Jihad anamutuka cyane. So nanone intambara yabo ikomeje gututumba ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane murabizi ko twe muri showbiz yacu ikintu kibi cyangwa cyo gusebanya nicyo kirukanka cyane kuruta ikiza. So uwitwa Bosco Empire yongeye kwicara imbere ya kamera yongera kubwiza ukuri Jihad anamutuka, amubwira ngo n'umutinganyi ibiki n'ibiki. Muri episode ya mbere twagiye tuvuga ati ibintu ashyira muri ibintu by'agatafari, avuga ati ntago ashobora kuzamuka esikariye, ntago ashobora gukora iki, ariko hanaza amubwira ati noneho njyewe nawe niyo baduha teri mu masegonda 10 ntaba nkurangije. Ese Bosco Empire ndetse na Jihad ubundi barapfiki? Ubundi hari isambu bahuriyeho? Ese hari icyo basangira? Kubera iki urwangano, amashyari ari cyo kintu muri showbiz yacu cyaze kikiganzamo, kandi akaba ari nacyo gicuruza kurushaho? Abantu bakavuga ati amatiku, inzangano nizo za mbere ziri buze gucuruza. Ariko nanone twaze gusanga ati buriya icyo media imenyereje abantu babikonsoma nicyo gitwika cyane kurushaho, bigenda biba binini. Uwitwa Bosco Empire nibwo noneho yaje arangiza Jihad avuga ati kabisa byararangiye. Murabizi ko na Jihad nawe atajya aripfana, mu minsi itambutse agiye avuga ati ngo azaza mwubika kuri iyo nzu y'amatafari, nyine biba binini ku mbuga nkoranyambaga. Njye ni nacyo kintu nkunda kwibaza, kubera iki showbiz yacu izubakira kuri urwo rwango no kuri ayo mashyari no kuri izo nzangano zituma abantu batanahura, kubera ko bamaze kubaka ikintu cy'urwango. Niyo mpamvu no mu minsi yaje twakoze inkuru y'uwitwa Buryohe ndetse na Jihad. Abantu rero bakavuga ati bigenda biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, bamwe batukana abandi bacyocyorana, biba binini cyane. So mureke tubanze twubumvishe ano majwi witwa noneho Bosco Empire uburyo noneho yakatiragamo Jihad neza kabisa, ubona ko n'ubundi banahuye banakomana. Da niko showbiz imeze papa. Warangiza ukaza ngo ngiye ngo ndinda ya online, ko ntagura indaya za online, ko ntari umutinganyi ngo ndaza gusesera ngo mwaka ku gatafari kawe kaboze kanuka. Urumva ko nge nawe turi buze kuba twavugana ibikimana Jihad? Nta kintu cyo kuvugana nawe, nanakubwiye muri imodoka yawe ntabwo ntagonga iyanjye, sibyo? Niyo banaduhaterewe tukajya mu mitsi rwose mu masegonda tugeze kuri 15, we Jihad namaze kukunweza, ntago wanshobora, ntago byakunda. Warangiza wamara kubura ibyo uvuga ngo umunsi ngo ako kazungu k'amatafari ngo wicare imbere ngo Imana ngo yakagwiriye ngo kakakugwira. Ibyo ngibyo bitegeze uzabibone, ubwo urupfu rwanjye uzarubike, uvuge ko Bosco Empire yagize gute, yapfuye. Ariko ndaguha attention, gasopo ya nyuma naranayiguhaye nubwo wenda mutajya mwumva, uvuga ko ngo mfiteho ngo amakuru ahagije. Amakuru yo mfiteho yose ibyo ngibyo ni ku karyo kawe, ibyo ngibyo nta nubwo binandeba kabisa. Ko ntabwo ndi umurokore, ntabwo ndi umukore. Buri cyaha cyose kibaho Empire nagikora. Mwabyumvishe nyine uwo nguwo ni uwitwa Bosco Empire kabisa, abwira Jihad amubwiza ukuri ndetse n'ibindi byinshi cyane mugenda mubyiyumvira namwe ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi babagiye babisharinga. So muri comment kugira ngo tukaganireho. Ese ikintu nsigaye nibaza ko abantu baza bagacyocyorana bagatukana,
ese koko no mu buzima bwabo busanzwe ni abantu batahura ngo baganire baciringe? Ni rwa rwango rwa nyarwo, ni kwa gusebanya bya nyabyo, cyangwa ni bwa buzima batwereka kuri social media, rwo kuvuga ati wenda turatukana ni ugutwika, ariko turahura tuganire tugahuze nta birenze. Ariko hari abantu bamwe na bamwe aba ari ibyanya byo ku buryo ewana bagize n'aho bahurira kabisa intambara yakaka hagati yabo. Ariko icyiza twe dukeneye muri showbiz ni ugushyira hamwe tugashyigikira umuziki, tugashyigikira abahanzi, tugashyigikira ibiganiro, tugashyigikira iki. Ariko abantu ntabwo bashaka kubyikoza, ahubwo ya matiku na showbiz no gushyamirana nibyo bintu bishaka gukomeza gufata indi ntera. So ni Bosco Empire ndetse n'uwitwa Djihad byabo bikomeze gufata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga, twebwe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimba.